Ndagira ngo twinjire hano hantu. Yego. Uwitwa Nyambo yakundanye na Titi Brown, Titi Brown amurusha izina. Nyambo yabyungukiyemo cyane kuko inkuru zimaze imyaka igera kuri 4 zivugwa niza Nyambo best wa Titi Brown. Ariko Titi akora ikosa. Abakobwa bose ubona muri cinema, bro, abakobwa bose ubona muri cinema, sibyo? Ariko cyo nakunda ni kimwe. Nukuntu Nana yavuye ku bunyabibazo akigera mu ifaranga. Ntago ari ubunyabibazo. Nana sinamurenganya no wakoraga sinamurenganya. Kuko ari Nana yari akeneye hit. Nana kiri kwa Kiramana atarajya kwa Mitsutsu na Mitsutsu ari umukene. Oya Mitsutsu ntago ari umukene. Uwitwa Miki ajya gukona n'utwa Regis. Miki nta twari tumuzi. Sibyo? Nari muzi kwa Baraka. Nzi Yesu no Mityo boy pe onika zo fashaka basuza mu mushaka rikomeze ibarinde. Aujourd'hui tout de suite à ce moment at this moment. Je salue mon frère, mon cher ami, the bad man, the humble man, the kind man, the super guy, the only number one King Ila. Wasama brother. Ndashimye Imana. Cekira wewe. Ziracamo. Cekiriwa. Wamwita pionika. Cekiriwa. Ntukambwira ikigare ntacyo nzi Imana. Wangu kiri steady. Kiri steady. Ndi burungi. Bisaba kugira gute? Kuyajyamo. Gitarama rakivuze. Bisaba kuyajyamo. Kuyajyamo. Aki gitarama nagari kure bro. Anye kure. Birisere gitarama ihera. Abo gitarama uca mu masuka. Ucyamva gitarama ihera. Gitarama ihera muri Kamonyi. Sibyo? For sure. Ujyahe. Kamonyi ubundi gusubira hepfo. Ese gitarama ni iki? Oya gitarama yihere. Yego. Urenze Ruhango uzi Kigali. Urenze Ruhango. Nyine uba gitarama ni ihera. Fata intara y'amajyepfo. Yego. Urumva? Ufate Kamonyi, ufate Muhanga, ufatira Kaburimbo. Urenze ku nzu ndangamurage. Yego. Y'u Rwanda ihereye mu karere ka Huye. Yego. Ugaca ukomeza cyangwa ugaruka ukarenga Isave uzi Kigali. Uzi Kigali. Ubwo ngubwo urahera mu karere ka Huye, uzamuka ugere muri Nyanza, uzamuka ugere muri Ruhango, uzamuka ugere muri Muhanga, uzamuka ugere muri Kamonyi. Se nkawe. Nyine nge ngurukaye. Ese gitarama ni iki? Yari intara ya Gitarama nyine. Ntago ari intara. Ubu ni intara y'amajyepfo. No, warambajije ngo Gitarama ihera he? Ni nani kubaza ihera? Gitarama, umva icyo bita Gitarama. Gitarama ntago ikibaho. Uretse gato. Uretse gato. Iyo uvuze Kigali, ukavuga Ruhengeri, ukavuga Bwanamukari, Bwanacyambwe, ntaba hose. Nowe sikamaze nkubaze. Mu Rwanda tugira intara zingahe? Enye n'umujyi wa Kigali. None kuki uvuze umujyi wa Kigali? Iki? Iyo Kigali yahozeho n'ubu. Bro, icyo bita urabizi kera habaga ibyo bita. Uretse gato. Kuba hitwa akarere ka Muhanga ntibikora ko hahoze ari Gitarama. Ruhanga ikaba Gitarama. Uretse gato. N'ubu nago Gitarama ari akarere kamwe. Ndajya kubaza ngo Gitarama ihereye he? Uriya muhanda uvi Huye uzi Kigali. Sakingira nubwo kwaciye umunsi rero ku gacaro kacu gashyashya ntago tuzi abakira bazakomeza kudupfumbatiza bakomeza badupfumbatiza ariko reka tubashimishe uyu munsi yego byanga bikore ubundi umukire yanga gukanda iyo utamunejeje iyo wizanisha ibyo bintu byo kugira inama umukire niho hantu ubanza gusuzuma niba ugifite karavikiri urumva wasaga rero nawe ugifite Kawati kame niturije. Yego. Ejo habaye umurenge wa Nyambo ndetse na Rishari. Yego. No umurenge kuri TikTok ndetse na Instagram. Hakurikiyeho byinshi bitandukanye. Bavuga bati kuki abakobwa muri filime badashobotse. Uretse kandi ntabwo ndasoza. Mia kuna Regis na Ben wafite Scott. Yego. Nyambo yakundanye na Titi wari kwa Rishari baranasebe umugore n'umugabo. Yego. Bikakundanye na Regis umugore wande waga promote. Yego. Rinda yakundanye nande na Zaba umugore wande wa Christian. Aravuga ngo niki gituma abagabo bakina filime cyangwa abasore muri cinema bataba bizerwa. 1 2 niki gituma abakobwa muri cinema baba abahemu. Nago ngenda byita ubuhemu sibyo ahubwo biraba isomo ku musoro wari wese uri muri showbiz cyangwa se ufite anahuriye na showbiz sibye kuba turi ku ruhande rwa cinema cyangwa se turi mu murenge w'umuntu witwa Nyambo sibyo
ntabwo ari kuri Nyambo gusa ntabwo ariko ari muri sinema gusa sibyo iyo tugiye kureba tugasanga bano bakobwa bose bakundanye n'ibyamamare tuzi muri showbiz nyarwanda dusanga abo bakobwa n'ahantu runaka bari bazwi ndajya duhere kwa Miki uwitwa Miki ajya gukora n'utwa Regis Miki nta hantu twari tumuzi sibyo nari muzi kwa Baraka nde night a hosting yari wa Miki nyine ujya mu bubaraga hosting mpaka gakesha yari wa mukobwa tuzi urara mu bubari sibyo apana kariyeri ya sinema nyarwanda araratanywa ariko a hosting ibyo kunywa nabyo mvuze hosting ni akazi bro sibyo nise wajya mu kazi wasinze bivuze ngo iyo uri mu kazi urumva ushobora kurara mu kazi uri mu kazi ariko nanone byaba ngombwa kugira ngo abakiriya bativumbura ukanywa resi tunywe resi munyarwanda uyu Miki yakundanye na Regis uwitwa Miki ataragira intambwe atera muri sinema sibyo uwitwa Regis yahumye amaso yo kutamenya yuko uwitwa Miki ari kumushakaho hiti sibyo kano kanya nge biroroshye kuba nashaka umukobwa utarafatisha izina runaka kandi wifuza kuza mu mihanda tugakundana ariko nshobora guhuma amaso simenye ko anyeneye iyo hiti kumutereka ku YouTube channel kumenyekanisha nane abantu bagiye batandukanye kugira ngo afate acomoke uyu Miki nanone ntago namurenganya sibyo kuko ari Miki yaje muri game yifuza gukora mu prank n'uwitwa Regis byashoboka atari yiteze urukundo rwe na Regis uwitwa Regis bikaza kurangira yisanze mu rukundo mo imbere kandi uwitwa Miki biteruka yabonye marakuja kandi uwitwa Miki watabye yifuza bro nujya kureba uwitwa Miki yakundanye na Regis na Rivari yageraho kwara mushatseho hiti amara kuyibona agashaka umugabo w'inzozi ze ari witwa aga promoter umwubahisha mu bantu uvuze ko Regis asuzuguritse uwitwa Regis ntabwo ndaza kubigarukaho urumva nuze kumbaza impamvu kwa Regis wait uyu Regis ndamwita Academy nako ngo agomwahisha Regis na Academy ntacyo mpfa nawe uguze ngo Regis ni pepiniere y'abakobwa na Academy ejo bundi witwa Nisa ajya kwakira Urban Boys ku kibuga cy'indege kwinise ntabwo bari kumwe se urambwa ngo ni gute Regis ataba Academy ashobora kufita agapipi gato umugani w'abantu oya nagara ngo yagiye kwa runaka basa no gutera Regis gato yego Regis akundanye na Miki akundanye na Amia na Queen wa mukobwa ukina kwa Patino wambara ibikweto bya fake bya siporo akabijyana mu bukwe yitwa ngo ikira hari umukobwa w'umuturage utuye kurya nyuma cyane kwa Patino uri muri sinema se ukinaga na Kagenza ona bivuze ngo uwitwa Regis wayifitiye Academy sibyo azana abakobwa mu mihanda bikaza kurangira banyereye uwitwa Miki sinamurenganya hano hantu kwihuza na Regis tuzi muri Afrimax byari kumuha amahirwe yo kwisanga muri sinema ijana kurindi sibyo rero ntago ko umuntu yagufasha kuza muri sinema urumva bivuze ngo muzabana yego Mikara cyane umuntu w'inzozi ze reka tujye kubemo bwakorera umuntu umwe tujya ku bandi bantu nta bantu bagiye kuriranga kuri bane reka ndahera ku bwa Titisha uyu Titi Brown ndaza kubwinjira mu yataye ngo bararyanga Titi Brown ava imageragere sibyo yaje na muntu runaka yiteze ngo aranzamurira kariyeri kuyemo ngewe yari umubyinnyi uko ngeneye mu nge na Titi twapanze diyo y'indirimbo ya Satubi na Davido yo bawushuturwa muri Kenya ikanya Titi bamufunze turashutinga ariko wa mbere birangira byanze uwitwa Titi Brown waje yizeye ba Murungi Sabe akizera abayitwa ba Junior Giti bari kwa promotion akatari yankurizaho rivugwa Titi Brown yifashishije uwitwa Nyambo uyu Nyambo nawe yari akeneye inkuru runaka imuvugwaho ari Nyambo na Titi ndari umusitari kiragiye umuntu w'umusitari ya Titi Brown none umubwira gute ko Titi Nyambo ari umwana ngiye kukubwira kino kintu abakobwa bose twabonye mu rukundo bakundana n'abajama bari muri sinema cyangwa bakorana n'abantu bari muri no showbiz bano bakobwa bose buririye kuri hit z'abajama habe uwitwa Nyambo ceceka urumva ngo kingira cimyeyo ese imboga yiranduye habe uwitwa Nyambo uwo ninde nayice
umva ikintu yakoze ojya abakobwa barakura bro biriseriye umukobwa ageze ubundi umukobwa imana iyo yavuze ngo gukwa umuntu sibyo kanuga ku mukobwa kwa iki mu Rwanda tudakwa umuhungu umukobwa ari mu yindi shusho mani ngo rishari ira modoka byibuze yego ibyo mwita kwisimbukuruza uwitwa Titi Brown icyo gihe ari kuri reverence yandi iya Nyambo ariko ku mukobwa umwaka mu myaka 2 abe ku yindi level uwitwa Titi Brown yafashije uwitwa Nyambo kuvugwa imyaka igera kuri 3 ahantu rishari yashinze ibirenge yego rishari ukodesha imodoka ya miliyoni 150 yego ubwirwa n'iki ahura na Titi ufite bija miliyoni 10 gusa ubwirwa n'iki ko rishari ataje nyuma yande ya Titi Brown n'ubundi ngo byabereye ngo ntuza none sejo bundi se tuzi besto na besto be na be uwitwa Richard ubwirwa n'iki kataje nyuma y'uwitwa Titi Brown nuko Serena ziriki yazize gusuka inde Rinda Harinda mani ikintu ndi kuvuga nawe Christian ngazi gusuka aba bantu ngabagore batonda ubona ko kwa Christian abakobwa bose ubona muri cinema bro abakobwa bose ubona muri cinema sibyo Brango Christian na Steven wa Jack n'abantu bazi gusuka imisatsi muri Kigali y'abagore ndema Jack sasa ganyereza atagisuka bazi gusuka ujye kubwiraga rero tugera kuwitwa Rinda uwitwa Zaba Mumuzi muri Afrimax sibyo akuramo projet menshi uwitwa Saba projet za Asa Nkusi zo gutoranya abantu b'abakomediye mu makaminuza ndetse n'ibigo by'amashuri nibwo muzi nyine Zaba yabaye umukozi wo mu rugo wa Babu Rwanda oya Eshese nekwa ko n'umuntu agusura abakoze mu rugo na Farimerisi kwa Babu nekwa ko n'umuntu agusura ko Babu ramuzi cyangwa gumuzi Babu se nyine wenda yabakoreshaga uburoko Babu ya 18 yari umuherwe muri Huye yose twa DJ Kicks ku kimeni cya Danje Rusina koraga iwe mu rugo na Farimerisi na Zaba niyo mpamvu nawe afite ruwa Rwanda urumva rubaroke mukinde kuri Babu oya ako naroke bivugwa ko iyo atagira witwa Babu Rwanda kari kazimi rara mwitene Babu kuko witwa Babu Rwanda Babu twiga kera Babu yari ufite ubushobozi bwo kuba yakodesha sare ya miliyoni 3 ya 18 naga ari ukwiko pioneka mukansobera kero kintu suko umuntu afite ubushobozi bwo kwikodesha sibyo ahubwo nuko umuntu afite bwa bwonko butekereza cyane Babu yaza mukiri umva mwe kino kintu nimba Babu Rwanda ari wa muntu wari kwinjira mu kigo runaka gikomeye akakwita diro bakayumva bakayishoramo sibyo Babu Rwanda yabanje gukira mu bitekerezo mbere biruka kira ku mafaranga ho Babu Rwanda wo mu bwo wa kera njye mufata nk'umukire bro Babu Rwanda aho kera hose katashinze televiziyo ye yarizoranye yitwa White TV yako nago twari tuyize akoresha ba Big Man nabo twari tuyize ubu nibwo tuzu yitwa Ruwa Rwanda ziko ntuzagisera yakoreye Babu tekinolojiya icyo bita tekinolojiya nabantu umuntu ngo yarakiza ahubwo yarakiza mu bitekerezo bro urumva uwitwa Zaba yarafite izina riremereye ko uwitwa Rinda rero ukiza muri sinema yarakera umuntu nka Babu nka ko afite ubwiza ariko nanone arani wacu mu nzozi zanjye arano wigeze ujya Kanyarira arya ari menshi wigeze ujya Kanyarira tuba savage nta mafuke mu Rwanda mugerera wigeze ujya Kanyarira yego Kanyarira wapi Kanyarira hari ahantu unyura bita mu Gashinge mu Gashinge habituruka icyo bita inshinge benga mu mutobe kugira ngo bareke umunike ukimeze fresh twikomereje uwitwa Rinda yarakeneye uwitwa Zaba kugira ngo abe umuntu munini ariko nakunze ni kimwe n'ukuntu nana yavuye ku bunyabibazo akigera mu ifaranga ntago ari ubunyabibazo nana sinamurenganya n'uwakoraga sinamurenganya kuko ari nana yarakeneye hiti nana kiri kwa Kiramana atarajya kwa Mitsutsu Mitsutsu ari umukene oya Mitsutsu ntago ari umukene sibwo se nuzara rwa petit frère we bro nago kamabwiza ukuri kamabwiza ukuri Mitsutsu ntago yigeze abo umukene
Mitsutsu yabaye wa muntu witangira famiye kurenza ikindi kintu icyo ari cyo cyose. yateranye umunyabibazo Mitsutsu Yaramutereranye ntabwo Mitsutsu kumutererana sorry ariko Mitsutsu yari mu bintu bye. Ariko none Mitsutsu mushimira yafashije uwitwa Nana kuba brand ya Danje. Kuko nanakiri kwa Bakirama natajya kwa Mitsutsu yaravugwaga. oya Ahubwo kano kanya hostingana ukabaza kuri nta Mitsutsu. mukobwa mwiza muri sinema nyarwanda Hostinga Mitsutsu ukamubaza kuri Nana. nta mukobwa mwiza kuri Sawa sinema rero nyarwanda uwitwa Nana unagaragara ko ashobora kuba afite ubuki uwitwa Jenny photography ngani yirangareho. ariko rero ahantu ubere Mia yarambabaje Inde ndako babajeze wange Regis wange Ben ukunde Sikoti Angareje Sikoti yo kwa bahavu ndizeganda Mia yange Ben yange Regis akunde Sikoti sibyo ashaka ari barabibonye kwa Sikoti se nimba arabonye hiti akabona n'indi hiti akanashaka urukundo yasa Sikoti na Ben gisore ninde wenda ko bivuze ngo rero ntago mana isi nijoro dusoza rero yewega niye Ben we nama waha ubwo umuntu uri mu rukundo rushya ninde muri iminsi ra abari mu rukundo batari muri okay showbiz. inama Aisha ni umunyabwenge. Aisha nta nama namugira kuko ni umunyabwenge warakoze kuba utarize umuntu n'uyu n'umwe muri industry akizera pionika wenyine ntago yakwizera kuko na Irene yaramutengushye. Aisha nzamugira umugore ngewe nunanga narebe uramuke